mu masoza zamura ikiganza cyawe. Hari ijambo riboneka muri Zaburi ya 20 rivuga ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba ndetse no kuba ibyaha, ikohereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Yibuka amaturo yawe yose, yibuke n'igitambo cyawe cyokeje. Imana ikuye imyaka hagati muri, Imana irabamwakuye, Imana itanze akazi karimo, Imana itanze ubuzima, Imana yumvishe gusenga kwanyu, Imana itanze uburinzi, Imana ibahaye agaciro, Imana itanze imibereho, Imana ibakuyeho icyashi, Imana ibahinduriye amazina, Imana ibabagiye ikibyibushye. Dukorere Imana yacu amashyi. Bashumba Mandela bashumba ngiye bita bashumba kuko baduhesheje umugisha, tubatunga ibiganza tubaha Imana ibaho umugisha, Imana ibaha iki bazagaruke kandi. Haleluya. None nibagaruka ni isaha y'isa 8 tuzatwabahaye agatuti. Amen. Haleluya. Itangazo rya mbere Yesu n'umwami tumukomera amashyi n'izina rye. Itangazo rya kabiri dusenga uyu munsi ku cyumweru saa 8, nakwinginze rarika kandi nimba ari saa 8 si saa 9. Yesu ashimwe. Murabona ko ibihe Imana itugirira neza, kandi icyo usabwa mbwirira mugenzi wawe ngo usabwa kwikomeza ku nyamavuta. Ibyo baguhanuriye byose usabwa kwikomeza kuki? Nakumvisha se niryo niki? Nitangaza mbwira usabwa kwikomeza kuki? Nugendana n'umunyembaraga nibyo baguhanuriye bizihuta kuko wahuye n'umunyembaraga. Nugendana n'uwihene uzabihene, kuko nugendana n'umunyembaraga uzakomera. Mubwira ngo usabwa kugendana n'umunyamavuta. Irindi tangazo dufite, abashaka kwakirwa barabandika. Uyu munsi mwarimu ntiyabonetse, yagiye mu nama y'akazi, ariko baza kwegera mama pasiteri akabandika. N'abegera umubatizo nabo icyiciro cya mbere cyararangiye, tugiye mu kindi cya kabiri, nabo baze kuza biyandikisha. Yagira amatsiko ukamubwira ati jya kuri YouTube kande cyangwa wandikemo Dusabe Ubugingo TV, ni Dusabe Ubugingo, gashyiraho ta na va, uhita ubona amateraniro yacu, kandi uganakora share mu bantu bose, bateza imbere ubwami bw'Imana bukabohoka. Amen. Imana rero ibaho umugisha. Dushimiye abashumba, dushimiye abaduciye imbere, dushimiye namwe ababwiriza b'ubutumwa, dushimiye abahanuzi, dushimiye abana bato, dushimiye ababwirizwa butumwa. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kuba mwitabye Imana uyu mugoroba mukayumvira. Zikubasabira umugisha mukawanga ko mungaruki ntunyizeho. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Rero reka dusenge iryo gusoza. Message zirahari kuwa gatanu. Amen. Sorry, kuwa gatandatu uzaza cyangwa kuwa kabiri uza hano. Haba hari Imana, abahanuzi mwababonye hano. Twebwe twemera Imana ivuga, twemera Imana ikora, dutanga umwanya Imana ikavuga ku buzima bw'abana b'Imana. Ufite umuntu wananiranye, ufite umuntu ubona hakiriho izo zandiko, twebwe twazikuweho, umuhamagara umurarike, mubwire ngo Kacyiru Minagri iruhande rwa Compassion hari ahantu tujya gusenga tukabona Imana ikora. Nshishikariza umuntu wese ushaka kubona Imana iyo minsi yo mu mibyizi tuba turi kumwe n'Imana, byabakoresha no ku cyumweru tugahura n'Imana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Muhaguruke dusenge, dusaba umugisha wawe. Fata ikiganza cya mugenzi wawe, nta kibazo, mufatanye mwese mu murongo umwe. Jambo ryaravuga ngo bose bari hamwe bahuje umutima mu cyumba cyo hejuru, Mwuka Wera arabamanukira, ndetse n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka biraza. N'Imana iraza mu butatu bwayo bwera iciye mu mwana wa Yesu Kristo. Araza arongera arabiyereka, abifuriza amahoro, aravuga ngo amahoro y'Imana abe muri mwe. Arangije kuvuga ibyo aravuga ati kandi
abo muzababarira bose bazababarira, abo mutazababarira ntibazababarirwa. aya masaha Kristo abana bawe baha urufunguzo rwo kubabarira ababakomerekeje kugira ngo bafungurirwe imigisha yawe. aya masaha bahesheje urufunguzo rubahesha ibyaha, mbahesheje urufunguzo nk'uko bahuje umutima wo kwinjira muri Kanani yawe. mbahesheje urufunguzo rubinjiza muri gakondo yabo basengeye igihe kinini. uyu mugoroba bihinduke ku buzima bwabo. uyu mugoroba tugushime ko dukuyeho kandi igikanzo, tugushimiye yuko hari urwandiko rupfuye rutazanazuka ku buzima bwacu. ibiganza by'abana bawe nk'uko bifatanye bihuje umutima, reka ibyo bagerageje gukora byose bibabere byiza, kandi n'imbuto zo mu rubyaro rwawe zizashoroma kuri uyu mugisha ubahaye. mbwira ko ngo wafashe ukuboko kw'iburyo nkamukomeza, reka aba bana bawe nabo bafate ukuboko kw'iburyo ubakomeze aho abantu babataye, ubaheshe imbaraga zigana Isiyoni. iri joro utarotaga rote, uterekwaga rote rasikitanse rebinifo edra, atangire yerekwe kuko uri Imana ibikora. Mana, ikintu cyose umuntu yakoragaho bikanga atangira akora ibyemere, bimenyekane ko akanwa k'umuhanuzi ariko kabahesheje umugisha. nanjye mpagaze mu butware bw'isumba byose n'imbaraga zawe, nibiremwe nonaha kandi batangire binjire mu cy'Imana yabavuga, ni mu izina rya Yesu, amen. Obera mugenzi wa mubwe ngo utanga igitangaza cy'Imana.